tumaje kubona ko Yesu atabaye umwana w'Imana kubera ko Imana yamubyaye. Oya, Bibiliya ikanagaragaza neza yuko na Yesu ubwe mu kuvuka Bibiliya igaragaza yuko azitwa. Ntabwo Imana ibyara ahubwo irarema. Nshuti bakunzi ba Shiroza TV, mwese turabashuje tubifuriza amahoro y'Imana yuko yabana namwe. Bakunzi banjye rero, mukuri ndabashimira uburyo mugenda mukurikira ibiganiro, ariko nanabibutsa yuko kiganiro niba ugisoje ibuka gukora kuri like, ariko niba utarakora subscribe nabwo ujye wibuka gukora. Muribuka rero ubushize hari ikiganiro twari twakoze cyari sobanuraga Yohana igice cyo cy'icumi ku murongo wa 34. Icyo ni ikiganiro mukuri cyatumye mbona abantu benshi bampamagara, cyatumye mbona abantu benshi banyandikira. Icyo kiganiro cyari gifite umutwe uvuga ngo tega amatwi ibisobanuro ibi, waba ubyemera cyangwa utabyemera birakureba. Iki ni ikiganiro twari twasohoye, hanyuma abantu benshi baranyandikira. Hari igihe mvuga wenda yuko abantu bangezaho ibitekerezo haba kuri telefone cyangwa se mu bundi buryo, ugasanga abantu wenda ntibabyemera cyangwa se ntibabyumva, biba bitewe nuko wowe ubutigeze unyandikira, ariko biba byiza kunyandikira. Ndashimira abavandimwe. Nk'ubu mwumve igitekerezo cy'uyu muvandimwe, ni ukubasogongeraho gatoya, ariko nkazagisubiza mu minsi iri imbere kubera Imana inshallah. By'inama y'agakiza rero, inama yo gucungurwa kwacu yahereye aha bisomye muri Bibiliya byaheshewe 12 guhera 7. Tuzahasoma. Niho havuga uburyo ukuntu byagenze ngo mu ijoro habaye intambara. Urabibona habaye intambara ko Satani yaratangiye kugirira ishyari Yesu, agira ubwibone, ashaka kwigira Imana, ashaka guhabwa ubushobozi nk'ubw'Imana bwa Yesu. Maze afatwa icyemezo cy'uko ajugunywa n'isi kugira ngo. Urakoze cyane. Iki ngiki igitekerezo cy'umuvandimwe tuzakiganiraho inshallah, Imana nibishaka. Ariko rero nyuma yuko tukiganiraho, reka twisubirire ku nyandiko yacu yo muri Yohana igice cyaho cy'icumi ku murongo wa 30, kubera ko naho abavandimwe baranyandikiye. Mu kunyandikira iriya nyandiko dusobanura neza, twasubizaga nanone wari wayiduhaye atugaragariza yuko Yesu ari we Mana, ko nta yindi Mana ibaho ikwiye gusengwa mu kuri usibye Yesu. Iyo nyandiko umuvandimwe arayinyoherereza, nk'uko mwumva uyu muvandimwe nawe yanyoherereje iyi audio, kandi akaba akeneye yuko byanze bikunze ngira icyo nyivugaho. Jewe rero ntabwo nzajya mbyihererana, uzajya nyandikira, ntabwo jewe uzajya nyandikira yaba SMS yaba kuri WhatsApp, byanze bikunze yarabikuye kuri Shiroza TV, kuri Shiroza TV Rwanda, byanze bikunze abayandikiye n'abakunzi ba Shiroza TV Rwanda. Ubwo rero niyo mpamvu nzajya mbasangiza ibyo yanyandikiye cyangwa ibyo yambwiye, hanyuma twese tukabiganiraho. Ubu rero iriya nyandiko tujya kuyikoresha abavandimwe. Mbere na mbere iriya nyandiko bavuga ko ari Yesu wavuze ati jyewe na Data turumwe. Hariya mbere na mbere nuko twumva yuko jyewe na ngo haravugwamo babiri, harimo se hakabamo n'umwana.
none nyuma yuko tubisobanuye tukagaragaza neza yuko iriya nyandiko itavuga ko Yesu ari Imana, ndetse tukanagaragaza yuko Imana iruta Yesu, ndetse tukagaragaza yuko kuba ari umwe bitavuze yuko umwe ari Imana n'undi akaba Imana, oya, kuko zaba zibaye ebyiri. Nyuma yuko abantu bamaje kubisobanukirwa, mukuri umuvandimwe yaranyandikiye arambwira ati nibyo koko iriya nyandiko nabisobanukiwe yuko itavuga yuko Yesu ari Imana. Arambaza ati mbere na mbere mwebwe abayisilamu Yesu muramwemera? Icyo ni icyambere yambajije. Arongera arambaza ati se niba ko nabonye mutemera yuko Yesu ari Imana, nibura se mwemera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Iki nicyo kibazo noneho nk'abandi busubizo, ndasubiza ibibazo bibiri. Mbere na mbere twebwe abayisilamu twemera Yesu. No guhakana Yesu muri Isilamu bigukura mu idini ya Isilamu bikagukura mu bemeramana. Kubera yuko iyo uhakanye Yesu ubuhakanye n'ubutumwa bwe, ubuhakanye n'uwabumuhaye. Guhakana Yesu, guhakana Aburahamu, guhakana Mose, guhakana Muhammadi, guhakana Yesu, icyo gihe ni Imana ubuyihakanye, kuko bari bose ni abakozi bayo. Arambaza ati se niba mumwemera muti? Jewe umuvandimwe ndamusobanura mubwira ko twebwe abayisilamu 100% turi proud yo kuba twemera Yesu nk'intumwa y'Imana yagejeje ubutumwa ku bantu, ibuhawe n'Imana ibugeza ku bagaragu b'Imana. Iki ngiki mukuri nawe niba utarubizi, niba utaruzi ko abayisilamu bemera Yesu, ari abantu bihererana abantu bakababwira ngo abayisilamu ntibemera Yesu. Twebwe ibyo tutamwemeraho nibyo bamuhimbira. Nka kiriya twasobanuye cyo kugaragaza yuko atari Imana. Hari abantu bamusenga, hari abantu bamwita Imana. Nka kiriya twebwe abayisilamu ntabwo twacyemera, ariko twemera yuko Yesu ari umuntu wahawe ubutumwa n'Imana akabugeza ku isi. Cyo ni icyambere ndagisubije. Icya kabiri arabaza ati se mwebwe abayisilamu mwemera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Bavandimwe, iki kintu ubundi nicyo cyabanjirije ko Yesu yitwa Imana, abantu batangira kumwita Imana. Ubundi mbere bigishaga abantu yuko Yesu ari umwana w'Imana, kubera ko abantu icyo gihe batari mu kajagari. Abantu ba kera bo ku muntu, ubu turi mu mwaka wa 2024, nk'abantu bo muri za 70 babayeho mu gihe cya za 70, bari bakuze muri za 80 mpaka kugeza wenda nko muri 91, bona bitabye Imana, bose bitabye Imana, bapfuye bazi ko Yesu ari umwana w'Imana. Iki kintu cyo kuvuga yuko ari Imana kitari cyaduka. N'uyu munsi wa none nawe ubwawe wagutungura gutya akakubaza ati Yesu ni iki, wahita umubwira ngo ni umwana w'Imana, hanyuma mukanya uti ni Imana. Icyo ngicyo kubabyemeraga gutyo, n'ubundi nabo ababiteguye, n'ubundi abateguye iyo ngenga bitekerezo yo kuvuga yuko Yesu ari Imana, bahereye kuri kariya kantu gatoya ko kuvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana. Wowe ukagenda wemera yuko Yesu ari umwana w'Imana mu buzima bwawe, ukavuga ubundi se ko Yesu nyina mubyara, ko nta mugabo baryamanye, ko n'ubundi yabayeho ku bushobozi bw'Imana, ko ari Imana yabikoze, ni umwana w'Imana. Ukagendera muri icyo kintu, ariko ntushishoze ngo urebe icyo umuntu yari agamije. None se wowe ushyize mu bwenge urabona Imana yabyara umuntu? None se wowe ushyize mu bwenge Imana iramutse ibyaye umuntu urabona ikwiye kubyarana nanone n'umuntu? Oya,
turacyemeranya ko Imana itabyarana n'umuntu. Iki nacyo turacyemeranya ko Imana ntabwo yatera inda, ntabwo bibaho. Ahubwo icyo babaga bagamije nukuvuga ngo niba inka ibyara inka, niba wari ufite inka mu rugo ikabyara, ibyara inka, yamara kubyara inka zikaba inka ebyiri. Yaba ari ihene ikabyara ihene, yaba ari intama ikabyara intama. Shitani iramutse ibyaye nawe yabyara shitani. None bavandimwe, ihene ibyare n'Imana ibyare? Hano hakaza ikibazo noneho kibaza kiti, niba wowe wemera ko Yesu ari umwana w'Imana, ni umwana w'Imana gute? Banyarwanda, bavandimwe, mwumve ikinyarwanda, mwumvire isomo. Twese tuzi icyo bita uburere cyangwa ikinyabupfura. Kwitwa umwana w'umuntu cyangwa umwana wa runaka, hari ibintu bibiri bishingirwaho. Hari ukwitwa umwana wa runaka kubera yuko yakwibarutse, yakororotse. Ubwo abakuru murabyumva, kororokwa cyangwa se kororoka cyangwa se kwibaruka. Icyo gihe haba habayeho amabanga y'abashakanye. Hakabaho kwitwa umwana wa runaka kubera imico runaka ufite muhuriyeho. Hano twumvikana. Urugero, wowe ukaba uri umunyamico mibi, mukuri nawe uriya mwana akaba afite imico mibi nk'iya wa wundi. Batatu uriya n'umwana wa runaka, wagira ngo niwe wamubyaye. Nuko bimeze. Kimwe nuko iyo umuntu akora ibintu byiza bamwitira wa wundi ukora ibyiza. Ndabaha urugero, muri Yohana igice cyo 8 ku murongo wa 44. Hari abantu bari batangiye gusa nkaho bashidikanya kuri ikintu ari imvuze. Yohana igice cyo 8 ku murongo wa 44, abantu bemera Bibiliya, ubwo nibo ndimo kubwira kubera ko abenshi babansabye gukoresha Bibiliya, kandi koko inshallah Imana nifasha nzagenda mbyubahiriza. Yohana igice cyo 8 ku murongo wa 44 haravuga ngo murabaso Satani, kuko byo Satani ararikira namwe ari byo mukora. Kuki yabwiye abantu ngo naba Satani? Impamvu yababwiye ngo naba Satani nuko bakoraga nk'ibyo Satani yifuza. Aho ni uburyo bwa mbere, ni uburyo bwa kabiri bwo kuba umwana, cyangwa se uburyo bwa mbere bwo kuba umwana wa runaka. Yesu yabwiye abantu, niba ari Yesu wabivuze koko ati murabaso Satani. Niba yarababwiye ngo naba Satani, nuko bakoraga ibikorwa bihwanye n'ibya Satani cyangwa bisa n'ibya Satani, bisa n'ibyo Satani yifuza. Ndibaza yuko kirumvikanye. Aho nuko umwana byo kwitirirwa. Icya kabiri, hakabaho umwana byo kororoka. Kororoka n'ubundi ni ibisanzwe, icyo ntabwo tugitindaho. Hanyuma mu kwitirirwa nanone ndatanga urugero ku bakora ibyiza. Ndebera Abaroma igice cyaho 8 ku murongo waho wa 40, igice cyo 8 ku murongo wa 14. Naho inyandiko iratubwira iti abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Kubera iki yavuzwe ko abayoborwa n'umwuka w'Imana baba bana b'Imana? Nese bivuze ko Imana iba yababyaye? Oya, ahubwo ni ukubera ibikorwa byiza bakora. Ikindi nanone nagira ngo sobanure, kuba Bibiliya ivuga umwana, kuba Bibiliya Yesu yaravuze ati jyewe na data, ntabwo bivuze yuko Yesu yavuze ko Imana yamubyaye. Ariko nanone hakabamo igisobanuro cy'ijambo ryitwa rabi. Rabi bisobanuye data
nako umurezi kandi umurezi murabizi ko ari umubyeyi. Ni nayo mpamvu Yesu mu cyaramiya mu rurimi yakoreshaga aho yavukiye bakoreshaga icyaramiya. Hanyuma igihe kigeze amaje kuvuka, muribuka neza yuko Imana yamuhungishirije mu Misiri akajya kwiga icyarabu. Ngira ngo turabizi neza yuko mu Misiri ni mu Barabu bakoreshaga icyarabu. Agezeyo bamuhungishirijeyo, yavuyeyo ari mukuru. Bigaragara yuko Yesu yakoreshaga icyarabu agakoresha icyaramiya. Kandi icyaramiya ni nk'uko wavuga ikirundi n'ikinyarwanda. Bibaza yuko uyu munsi wa none 2024 umurundi avuze umunyarwanda yumva ibyo avuze, n'umunyarwanda avuze umurundi yumva ibyo avuze. Ni ugutandukanya gusa ngo uyakoresheje ikirundi nge nkoresha ikinyarwanda. N'icyaramiya n'icyarabu nuko bimeze. Twigarukire ku isomo ryacu nyirizina. Tumaje kubona ko Yesu atabaye umwana w'Imana kubera ko Imana yamubyaye. Oya, ahubwo yabaye yiswe umwana w'Imana kubwo kwitirirwa, kubera ibikorwa byiza yakoraga. Yaza gukora ibikorwa bibi yari kwitwa wa Satani, ariko kubera ko yakoze ibikorwa byiza yiswe uw'Imana. Ndabaha urugero nshuti zanjye, nimba inyandiko mujye mwumva yuko ibi bintu nanjye nagiye nkabaza abantu benshi nkanasobanuza. Hari na bamwe mu bapasiteri mbaza, hari na bamwe mu badiyakoni mbaza, bakansobanura. Ntabwo abantu bose baba bahuje, ntabwo abantu bose ariko bemera ko Yesu ari Imana, ntabwo abantu bose ariko bemera ko Yesu yabyawe n'Imana, kabone nubwo baba ari abakristo. Ndebera Yohana igice cyo cya 20 ku murongo wa 17. Kurikire neza. Haragira hati, Yesu aramusubiza ati, ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa data. Kwa data? Ahubwo jya kubwira bene data, bene se wande wa Yesu, yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Nubwo ngo ikigaragara ni iki? Nuko abana b'Imana ari benshi, ntabwo ari umwe. Niba ukurikira neza, ndetse n'ibiremwa by'Imana ni byinshi. Abana b'Imana, ko Yesu aravuga ati ngiye kwa data ari we so. None n'isoni mwese. Ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo ngicyo byanze bikunze tuba tugihuriyeho. Ni ukuvuga ngo hagati y'abantu na Yesu bose, niba koko Bibiliya muyemera, ikabigaragaza neza yuko Yesu yavuze ati ngiye kwa data ari we so, ubwo icyo kirakemutse. Ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu, icyo kirakemutse. Ubwo si ikibazo ni ikihe? Ntabwo Imana ibyara, ahubwo irarema. Bya biremwa by'Imana yaremye iyo byitwaye neza birayitirirwa. Kubera yuko kwitwa umwana, kwitwa cyangwa se kuvuga ngo data, tubonye neza yuko bitavuze uwakubyaye, ahubwo bivuze kuba ukora ibikorwa byiza. Nshuti zanjye rero, ntabwo ari akubera ko umuvandimwe, twese turabizi neza. Bibiliya ikanagaragaza neza yuko na Yesu ubwe mu kuvuka, Bibiliya igaragaza yuko azitwa. Kature muri Luka igice cyo cya mbere ku murongo waho wa 30. Haragira hati, Luka igice cyo cya mbere ku murongo wa 30 haragira hati, marayika aramubwira ati witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu.
nizere ko iki ngiki kirumvikana. Uzabyara umuhungu uzamwite Yesu. Hanyuma ngo kandi azaba mukuru azitwa umwana w'isumba byose. Azitwa. Nshuti yanjye, iyi nyandiko koko kumuvandimwe yayimpaye, yanayimpaye igaragaza ngo Yesu ni umwana w'Imana, inagaragaza ngo Yesu ngo yabyawe n'Imana. Iyi nyandiko yayimpaye ivuga ngo azitwa. Ko atavutse ari umwana w'Imana, azabyitwa ryari? Akuze. Namara gukura nibwo azabyitwa. Azabyitwa nande? Luka igice cya mbere ku murongo wa 30. Azitwa umwana w'isumba byose. Ko azaba amaze gukura, azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose. Ko azaba amaze gukura akabona kwitwa umwana w'isumba byose, azabyitwa n'abandi. Iki ngiki nizere yuko hano bisobanutse. Azitwa. Mutandukanye kuba no kwitwa. Urugero, yenda atanga ku bwene gihugu bwanjye, nawe ufite ubwawe, nuri afite ubwe, ariko nkanjye ndi umunyarwanda. Ntabwo nitwa umunyarwanda, ahubwo ndiwe. Ntabwo wabinyita kandi ndiwe. Iki ndibaza yuko kirasobanutse, buri uwo ari wese abisobanukirwe. Imana ntabwo ibyara, ahubwo Imana irarema. Irema gute? Imana irema mu buryo ishaka, kubera ko Imana yaremye. Kuko ushobora kwibaza uti se, niba Yesu yaravutse ku mugore, ese ise nindi? Bya bitangaje kuba umuntu yakwibaza ibi ngibi. Imana yaremye mu buryo butandukanye kandi irema mu buryo ishaka. Hari uburyo Imana yaremyemo Adamu. Adamu ntabwo yigeze abyarwa n'umuntu uwo ari we wese, ahubwo Imana yamukuye mu gitaka. Iki ndibaza yuko iki turacyemeranyaho. Hakabaho undi muntu witwa Eva. Eva nawe Imana yamuremye imukomoye mu mugabo, nk'uko Imana yaremye Yesu imukomoye mu mugore. Eva ntiyigeze yonka, Eva ntabwo agira se, Eva ntagira nyina, ariko Imana yamukomoye mu muntu kandi w'umugabo. Yesu ntagira se, ariko agira nyina, kandi Imana yamukuye mu mukobwa w'inkumi. Uburyo bwo kurema ubwo nibwo buryo Imana iremamo. Hanyuma hakabamo n'uburyo natwe dusuzugura bw'Imana yaturemyemo, ariko tukaba tutabuha agaciro, nabwo akaba ari ubw'igitangaza. Abantu babiri bagahura, hanyuma bakavamwo umuntu, wowe jyewe uriye. Ubwo nibwo buryo Imana iremamo. Imana ishatse kurema iravuga bikaba. Ntabwo Imana ijyaho ngo ijye muri manevure, ijye kuvuna. Oya, Imana ishatse ko ikintu kiba, irategeka kikaba. Iravuga kikaba, yategeka kigakomera. Nshuti zanjye rero dusoza ikiganiro tugisoza, Imana muri Qur'an iravuga iti imisozi n'ibirere biba byumva byaturika kubera ijambo abantu bakoresha bavuga ngo Imana yarabyaye. Mu by'ukuri ubutagatifu n'ubwa Nyagasani ntabwo bikwiriye yuko yagira umwana. Ntabwo bikwiriye. Iki kigasubiza babandi nanone bavuga bati ubwo mubona yuko Imana idakwiriye kugira umwana, mwebwe abavuga abayisilamu, ati ubwo ngubwo ntabwo mwemera ko Imana ifite ubushobozi. Nshuti yanjye, Imana igira ubushobozi, ariko ntabwo kubyara kw'Imana ari ubushobozi, keretse niyo mudasobanukiwe ubushobozi cyari cyo. Ubushobozi ni ugukora ikintu cyananira uwundi uwo ari we wese, wowe akaba ari wowe ugishoboye. None se ubwo Imana iramutse ibyaye yabitaniye he n'abanyantege nke se? Imana iramutse ibyaye yabitaniye he n'ihene? Imana iramutse ibyaye yabitaniye he n'inka?
Imana iramutse ibyaye yabitaniye hehe n'inkoko? Imana iramutse ibyaye yabitaniye hehe nawe? Mwabo mumeze kimwe. Ibyo rero ntabwo byaba ari ubushobozi, ahubwo buriya ni ubushobozi Imana yaguhaye, ni ubushobozi Imana yampaye, ni ubushobozi Imana yahaye buri kiremwa icyo ari cyo cyose. Imana rero ntabwo ubushobozi bwayo ntabwo ari ubwo kumanuka ngo yisuzuguze imere nk'ikiremwa. Mu bigendanye n'ubushobozi ntabwo habamo kwisuzuguza, ntabwo mu bushobozi habamo kwicisha bugufi. Oya, iyo wicishije bugufi uba wiyambuye cya cyubahiro, uba wiyambuye bwa bushobozi. Iyo wiyambuye rero icyubahiro n'ubundi uba wasuzuguritse. Kintu mujye mugisobanukirwa, ntabwo Imana yakwiyambura icyubahiro kubera yuko yabigitaye. Imana iramutse itaye icyubahiro cyayo yaba yasuzuguritse, kandi ntabwo Imana isuzugurika. Iki kintu njye numva abantu bakigisha ngo Imana ngo yiyambuye ibyubahiro ngo iraza ijya mu isi. Gute se? Igihande se icyubahiro iyo gitakaye gifatwa n'undi. Kintu mujye mukimenya. Ntabwo rero Imana kubyara ari ubushobozi bwayo, ahubwo ni uguta agaciro kwayo. Kankasubiremo, kubyara kw'Imana, Imana iramutse ibyaye ntabwo byaba ari ubushobozi, ahubwo byaba ari uguta agaciro kwayo. Ubu se wowe udukurikirana ntufite ubushobozi bwo kuba wagenda, reka nyavuge uko izina mu mazina yayo, ntufite ubushobozi bwo kuba wagenda ugafata amabyi yawe ukayarya, amabyi yawe ukituma n'ayawe, nta muntu yagutegekaho, ni n'uburenganzira bwawe, ukagenda ukayarya. None se dusanze urya ayo mabyi uri umuntu runaka ukomeye mu rwego runaka, twahita tuvuga yuko wicishije bugufi ko ari ko bifitiye ubushobozi, ko wakoresha ubushobozi bwawe, cyangwa twavuga yuko wiyandaritse? Twavuga yuko wiyandaritse. Imana rero nayo iramutse ibyaye yaba yiyandaritse. Icya mbere, Imana iramutse ibyaye ubwo twayiporopozaho ibintu bibiri. Twayiporopozaho ni umugabo, ubwo ikaba ifite iby'abagabo, cyangwa se ni umugore nayo ikaba ifite ibiranga abagore. Urumva yabemaje no kugira uruhande ibarirwamo. Niyo mpamvu mu buhangange bwayo ntibyara. Qul huwallahu ahad, vuga uti ubwayo ni Imana imwe, Allahu samad, Imana nyirukwambazwa, nyirukwishingikirizwa, lam yalid wa lam yulad. Iyo Mana ntabwo yigeze ibyarwa, nta nubwo yabyaye. Kare ntabwo ibyo ntiyabikora, ntiyabyaye nako ntiyabyawe, ntiyanabyaye. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kandi iyo Mana nta kintu na kimwe yagereranywa nacyo mu biremwa byayo, ntigereranywa. Iramutse ibyaye yabigeranijwe n'umugabo cyangwa ikagereranywa n'umugore. Ndibaza yuko iki kirasobanutse bavandimwe. Kubavuga ngo abayisilamu ntibemera ko Yesu ari umwana w'Imana, ntabwo twemera ko Imana yabyaye Yesu. Nawe ntuzongere kubyemera, kuko Imana irarema ntabwo ibyara. Iri somo urarisoje, ihangana ukore kuri like. Iri somo wakoze subscribe, niba utarayikoze yikore. Iri somo ntabwo ari byiza kubera Imana yuko twarisakaza ku bandi, ngaho risakaze n'abandi baryumve. Amahoro y'Imana abane nawe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.